igenda tugiye mu ikipe ya Arsenal. Andrea Berta mwenyeka cyangwa se sporting director y'ikipe ya Arsenal. Uyu mugabo muri Sama ngafite akazi kenshi rwose katuru cyangwa twabegatse mu gihe gishize. Arsenal rwose irashaka umuwinga hasi hejuru kubera ko ngwitwa Martinelli Isama rwose ari buze gusohoka agende. Twabivuze angaje mu gihe tambutse gishize. Ntabwo dufite kubisubiramo. Mu bavugwa twavuze bakivica Kvaratskhelia ariko birasa rwose nk'ibigoye ntabwo ari durapfa koroha cyane. Ayagatse wanga biragoye cyane mwa PSG. Kwa mu buryo PSG ikimukomeyeho. Yego biragoye cyane. Berta ngo atanya gutekereza ngo uburyo yasubira kuri Nico Williams uri mu ikipe ya Atletico Bilbao. Umwana we ntiyasubira. Berta aratinyutse. Ngo uyu mwana rwose ngo uyu mwana ngo nubwo umwaka w'imikino ngo agize umwaka utari mwiza. Ngo ariko wiganjemo n'ibibazo by'imvune. Ngo ariko ngo baracyamutekereza nk'umukinnyi wakongera kugaruka mu buryo byiza kandi iyo potential witwa Andrea Berta n'umutoza witwa Mikel Arteta kandi ngo arimo uramo cyane. Nico Williams mu ikipe ya Arsenal n'umukinnyi mubona wawujero wa nyawe cyangwa nawe urwego rwo rwagabanutse utanyishidikanywe kuko mu ikipe y'igihugu ya Roya bisaba umwanya maze kutakaza. Berta kuraranganya amaso birumvikana n'ubwa mbere ikipe igiye gutwara shampiyona idafite umuwinga ufite byibura n'ibitego 10 cyangwa na assist 10. Yego Martin afite igitego kimwe, Matueke 2, Saka wigiriye umwaka nyine mubi mu kose yagize afite ibitego 6. Bisobanuye ngo nta muwinga n'uyu n'umwe Arsenal ifite uretse Leandro Trossard wigeze byibura muri iyi liga. Arsenal tuvuga ngo ni equipe nziza iyoboye ibitego na assist biteranyije byuzura 10. Yego kumva kuri Andrea Berta kubitekereza Leandro Trossard kandi ni ibitego 5 na assist 5. Nako Andrea Berta gutekereza kuba yajya ku muwinga nge mpamya neza ko nanubwo akeneye n'umuwinga umwe w'ibumoso gusa. Akeneye abawinga barenze. Birashoboka ko shobora no kushaka abawinga barenze umwe ariko ubwo babiri afite bose bakajya ku isoko. Babiri bose bakajya ku isoko kuko mpamvu ni iyi. Yego reba umuwinga w'ibumoso ntago wazana Nico Williams ngo ahita guhereza nyine umubiri we ahitinga ground running muri Premier League byoroshye. Ni sezo muri La Liga ntago ndi kubona Nico Williams w'imyaka 2 cyangwa 3 sibe ko n'ubundi imibare muri La Liga ntago yabaga ari myinshi. Twabaga ari kuvuga ngo aracyari umwana birashaka ko imibare izazamuka. Nitujya kureba mu winga Arsenal ikeneye mu winga umeze gute cyeka niwe ikeneye mu winga ufasha mu mikinire aho nabyumva. Ariko nibikeneye mu winga uzamura ibitego bya Arsenal wongera ingufu mu buryo bwo gutsinda. Ntago mbona Nico Williams rwose Arsenal yadukoreye amarekrite madasanzwe. Wagiye kuri Zubimendi turikwanga ni Zubimendi wifuzwa na Barcelona na Real Madrid umwe mu beza bari bahari udashidikanywa udashidikanywaho bikumva. Uraza uravuga ngo ngiye kuzana umugabo ufite ibitego 97 mu kinijana n'ibiri mu myaka Victor Yokresh uramuzana umuterekaho afite urukweto rwawe udashidikanywaho afite urukweto cyegeni yanashidikanywa n'ubu ngubu ntawe umushidikanyaho kuko yaranasengewe na hano ku mugani bikumva. Rero niba ari umuwinga ndagira ngo byibura niba utazanye umuwinga w'umugabo wenda utari mu bihebye udafite season nziza muzo yagize nicyo nshaka kuvuga ariko byibura amaze kuba proven byo to nguyu hari aho yiyerekanye hari ibyo yakoze ari cyo twamutuma kuko tuzi ko yageze kugitanga. Genda uzane umwiza mu bahari batoya kandi ntago akanya ni kubona ari Nico Williams. Turemeranya Evode kubera ko Nico Williams ahanini reka turebe Arsenal uyu mwaka w'imikino cyangwa se no mu myaka ishize yagiye ibura iki yagiye ibura wa mukinnyi dushaka kwita talisman cyangwa se wa mukinnyi ushobora kuza akadebloka situation wa mukinnyi uri buze kuvuga ngo araheka atwara ikipe ya Arsenal. Mu myaka 3 ishize Arsenal ifite teamwork nziza ifite ikipe nziza muri rusange yubakitse neza ariko urareba ugasanga hahandi bikenewe cyane ikeneye wa mukinnyi ukora ikinyuranyo aho hantu urareba ugasanga mu bakinnyi bose harimo ikibazo. Nico Williams turebye imibare afite aka kanya ubu tuvuga naravunitse ngira ngo ikibazo cy'imvune yakinnye imikino 21 ibitego 2 na assist 2. Yego
aba ntabwo ari umuntu igihe yaba yaragize imibare myinshi ibitego byinshi byo abafana baza kwishyuza ibitego byinshi 11 yagize asiste 11 atsinda ibitego 5 mu mikino 30 zishize iyo na Fred kuri Martinelli wa 23 na 24 so urumva ko Nico Williams ni umukinnyi nta ushidikanya ku mpano ye uburyo afite umupira ku kirenge ni umukinnyi w'umuhanga ni umubora ariko nujya kureba mu buryo bwo kuvuga ngo aratanga ibitego cyangwa se umuhinga w'imibare mbona atari wa mukinnyi Arsenal aka kanya yabiki kuko abakinnyi bakina irabafite ubundi yajya muri Everton ubundi gacyura umuhungu wayo Fra abakinnyi Arsenal bakina bashobora kubaka umukino nyine bakina irabafite Bukayo Saka arahari nta mukinnyi wamurusha ibyo bintu Leandro Trossard ni umukinnyi ibyo bintu ushobora kubikora ariko noneho turareba ngo ese mu myaka 3 ishize Arsenal itakara ikaguma ku mwanya wa kabiri iba yabuze iki nicyo kintu cy'umukinnyi ushobora kuba yatsinda ibitego kirimo kujya kuzana undi mukinnyi rero nawe ujya kumera nka Bukayo Saka kuzaza akagucengera abakinnyi 3 ariko utamwaka ibitego 15 na assist 15 aka kanya ndagira ngo ngowe nk'urugero ku ma equipe tubona atwara ibikombe nacyo kintu twigeze kuvuga mu minsi yashize tuvuga ngo Mikel Arteta uburyo bw'imikinire ari kuzana buzamufasha kugera ahantu kure ariko nibijya gutwara igikombe bizagorana kubera iki ikipe itwara ibikombe ibifite babakinnyi bashobora gutsinda ibitego byinshi muri sezo turabireba wenda dutanga urugero niyo Bayern Munich mu Budage niyo Paris Saint-Germain mu Faransa niyo Barcelone muri Espagne ukareba ni muri shampiyona zose mu Butaliyani Marcos Thuram meze neza na Lautaro Martinez ataravunika niba abakinnyi usanga bafite ibitego hejuru ya 20 cyangwa se bari hafi yabo rero wareba no kuri Man City aka kanya igiye kugitwara Haaland arahari Liverpool yagitwaye umwaka ushize Mohamed Salah yarahari aka kanya ku ikipe Arsenal nibyo bye yagiye itsinda imikino myinshi ariko noneho muri cya gihe ubona ko bikenewe ko itsinda ya mikino hakaba habura wa mukinnyi uri buze guhagarara agaheka ikipe ku bitugu uramutse uzanye Nico Williams rero mbona ko nta diro waba none se nyice wetse vo igice nibaza n'ikingenge mu kinsubizo uyu mukinnyi mu mwaka ngira ngo washize no washake no wabanje sezo ishize nishize nabwo ngira ngo hajya mu Barcelona bikanga yarashyuye yari umuriro sibyo ariko yari umukinnyi nabwo yabaga judged kuri performance yo murero ikego cyane niyo wasangaga imurero cyane niyo mu mwaka ushize yari yabanje ahari yari yabanje undi guhera kuri sezo yabanje yego ni yashize ebyiri zishyushye kugeza aho Barcelona ari igiye kujugunya munsi ya bisi Rafinha yego rwose pe byaravuzwe ahangaha twarabisenguye cyane birangiye yiboneye Rashford yakubye Nico inshuro nyinshi kasi niyamuye ngo birangiye yiboneye Rashford yago ni Mari yatanje yabonye abo yango yaramutora kimwe ngiye sasa sibyo umukino myaka 2 ishize twashimaga yuko ari mu beza bahari ku ruhande n'amakipe akomeye rwose yanamujya akayamuzana akakoze diri nzima twese ahangaha twese tugira uriya ikintu utacyemera urwara bashaka kwiraza Nyanza kwa Evote uri kumva uyu mukinnyi amagambo turahinduye uyu mwaka w'imikino kubera yuko ya dropinze form bisa nkaho yatakiye kuri level bijyanye n'umwaka erega turareba nanone icyo Arsenal nayikeneye itonde gatoya n'ubundi mu myaka irushe nongeye nsubira inyuma gatoya n'ubundi Qatar mu biteri wa danje imibare kwitwereka yuko atsinaga ibitego byinshi cyane ariko n'ubundi tukavuga ko ari umuwinga hatari ikipe ya Arsenal cyangwa Barcelona yakifuza kandi yabikeneye kandi waza kuyifasha sibyo uretse nawe na Rodrigo Goze baravuga kandi ntabwo watsinda ibitego byinshi cyane imibare nabo ntabwo ari beza sezo ya Rodrigo nushaka kweza ibitego 10 muri sezo kandi ushobora gusanga ari imwe ego yewe nushaka kubona ba Kivica muri Napoli sezo yagiye gitanga ibitego byinshi mu mibare muri Napoli ibitego 11 muri shampiyona na 5 muri Champions League mu mwaka ushize Kvaratskhelia muri shampiyona afite ibitego 4 muri Ligue 1 nubwo ntabwo arengeje 4 sibyo Antoine gice nibaza ni kimwe nkanjye ndi manu ngira batajya bapfa kwemera imibare sampusa nyine ngo bari nshingira ko ndi umukinnyi cyane werega turaturanye yego cyane nge niko mbyemera akose nge kadusa nk'asuri inyuma gatoya mbwira ikintu twashimaga Nico Williams
kiri apati y'imibare n'ubundi tubona ko atanaho ariko twamushimaga yego gishobora kuba cyabuze uyu munsi wa none imvugo ndikaba yahinduka kuko numbwira ko imibare ye yanze n'undi na mbere mwamushimaga ntayafite disi yahabaye iki gituma erega yego iyi monde turimo y'umupira w'amaguru w'iki gihe yego iyo uri umwana uba ufite amahirwe menshi yo kuvuga ngo uyu muntu aracyafite byinshi byo kudevelopa mu myaka ibiri ashaka ubundi buri utagira ngo hari ikintu kinini cyane kidasanzwe cyahindutse kuva kuri 21 ukaba ufite 23 umwaka utaza ufite 24 iyo ni fact nyine ihita ikugabanyiriza agaciro wari ufite mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikindi cya kabiri nujya kureba Arsenal icyo yashakaga icyo gihe n'ikiri gushaka ubu ngubu biratandukanye uyu munsi Arsenal nyuma y'uyu mwaka Antoni tuzaba turi kubara Arsenal muri niveau irelite nitwara reka nako nkongereho tuzaba turi kwanga Arsenal noneho tuvuge n'urugero bageze finale ya Champions League kumva Arsenal twaye championnat umwaka utaha ni ya kipe tuzaba turi kuvuga ngo babiri uwa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa wa gatatu mwiza ku isi nubereye Arsenal kurusha izindi prospect zindi ziri ku ruhande kindi cya gatatu Frank sinzi niba mwaritegereje Olise mbere yuko ajya muri Munich ari muri no Premier League afite imikinire neza copy paste imeze nk'iya Iliman Ndiaye kumva n'imibare bijya kungana nkibaza kuki nka Arsenal ishaka gusimentinga legacy ya hano muri Premier League kongera kwigarurira Premier League kandi birashoboka ngiranyije n'aya mayikipe yandi buryo ari kugenda waya kuki wajya kujya kurebera hirya hakurya kandi hano muri league ufite umwiza mbona neza yuko umwaka utaye Ndiaye yaramutse agize season nk'iyi ngiyi afite imyaka 25 yego nje Arsenal mbona nayirangira kuko Nicole yamu ku kibazo amaje ati umwaka ushize mako mu myaka ibiri ko ari umwe mu beza habaye iki ngi kibaye cya mbere ni imyaka na consistency kuba imyaka yarazamutse ikindi ku kigero cyawe ntagire byinshi byiyongeraho nkuko wari umeze tutitaye ku mvune ni cyerekana yuko ushobora kuba urwego rwawe bizagorana kugira ngo rugere kure cyane nkuko abantu twabitekerezaga ndagira ngo urebe mugenzi we bari kumwe hano bajyaga bamugereranya w'iburyo Lamine Yamal buri mwaka ubone evolution yiwe buri mwaka nyine bundi mukinyi utangaje aho undi mukinyi udasanzwe bitandukanye erega n'abansufati ntago bari babi asufati nuko byagiye bigenda imvune zivangamo nibiki birangira sufati urwego nyine rugumya hamwe kubwangera nako uyu mpeti n'umukinyi mwiza pe ayo kuri ambisiyo za Arsenal aho iri kugana ntago mbona ari umukinyi rero ngiye kansubira inyuma gatoya wenda gato mbace mu ijambo ikanze gatoya karo witwa Sultan Eric Karokaro mushuti wa Evode cyane mwembera kuri cyane ndahari ndugusanga ngabaturika rwose abaturika bagiye kwanga ijwi rya Sultan ni twarahanga ku munsi w'ejo zesengura match ya City na Arsenal na Afrika ari hano turabyibuka neza bimwe mu bintu twaranga twashimiye Guardiola na Man City City nizaba itunzwe gusa na harandi w'ibitego 40 muri season ntizaba itunzwe wenda nuko wenda yazanye Seme nyendo wabitsinda nayo ibyo bitego cyangwa so Fode nayo wabitsinda urukumva ariko nanone muri bo mu ntega amatwi neza yego muri bo Guardiola ntashobora gutunga equipe idashobora kwifite byibuze erema ishobora gukora ikindi kintu giturutse muri tara iri exception umuntu yifitemo ni neba mbona astickinga ku bantu nk'abadoku cyane doka zishobora kwa mu kibuga doku sunu rutsinda niyo mpamvu abasheki yabazanye Sheriki nayo sunu rutsinda ibitego byinshi by'umurengera cyane uri kumva ariko nyine wareba uyu munsi wa none muri groupe ya Arsenal bose bari ku kintu kimwe kiri koma collective tutabaye beza imibare ya Boka itabaye myiza y'ibitego 13 na bingahe kuri ya mikino runaka umukino wacu tutakiri ku level yo kuderivaringa mfite imana idasanzwe yakora difference y'ikino badatekereza mu mukino icyo kintu ntabwo abamusemumva cyane niyo mpamvu nge mbona rwose arahari se Fram witwa Martin Odegaard mfite igisubizo ku kibazo cyawe yego wibazaga ngo habaye iki muri iyi myaka ibiri
no umukinnyi twashimaga muri imyaka ibiri y'isezo bigenze bite kuko ni sezo imwe niko Williams atagishimwa ni iyi sezo turimo yonyine uhereye 2024 batwara Euro na 2025 wari umwaka mwiza kuri Nico Williams. Ikintu kibaye uyu mwana yabaswe n'imvune iyi sezo, imvune nyinshi sibyo buriya abantu bazi neza ubuzima bw'abatlete bijyanye n'imvune bavuga ko uko umukinnyi agenda avunika kenshi ku mubiri buriya mentalema abagira imvune zikubye kugira ngo tubone reflexion physiquement nyine ku mubiri ubone ntabwo ahozaho. Niyo mpamvu hari abakinnyi rimwe na rimwe agira imvune bakabanza bakamuha ikiruhuko nubwo yaba yarakize akabanza akitekerezaho, bakazana inzobere mu buzima bwo mu mutwe bakamuganiriza kugira ngo yongere amere neza mentalema n'umubiri we noneho ureflecte bwa buzima afite ya fresher mental afite kugira ngo tubone n'umubiri we ureponda neza. Nico Williams kunanirwa gukora deal yo kujya muri Barcelone biri mu bintu byamwafekse cyane moralema. Uriya mugabo yarengejeho asa nkaho yerekanye ko ni umubaske agomba kuba loyo kuri Athletic Club Bilbao, ariko urebye uburyo projet ya FC Barcelone aho uburyo yagiye izamuka aho yarigeze na projet ya Atletico Bilbao uburyo yasubiye inyuma biratandukanye. Uyu mungu afite imyaka 9 muri Bilbao, n'umwana ukiri muto no muri 2002 abari muri cya gihe umukinnyi ashobora kwiheba akabura ibisubizo kuvuga mu mezi make nashoboraga kujya muri projet imwe mu nziza ku isi gukinana n'abantu 70% dukinana muri La Roja. Ibi byo kuvuga ngo yatakaza umwanya muri La Roja ntabwo byari kuba bikiri ingingo yaba yaragiye muri Barcelone. We ku giti cye collectively na equipe nationale byose byari kuba bigishininga kiri kwitara ahubwo ryisumbuyeho. Uyu mugabo kunanirwa kurangiza deal yamujyana i Catalonia, ibibazo by'imvune nge ntekereza ko byanakoze kuri kote mentale ye bikajya nko muri La Liga amaze gusiba imikino 10 wenda umwunganire gato uyu mwaka w'imikino amaze gusiba imikino 14 avunitsemo 3 bwa mbere yagize pubarya injury ubundi agira Masco injury afite Magloin nayo yagiye yes ubwo no kuba ngo nizo mvune urebye yagize kandi zatumye straight ku kibazo cya Frank ikintu cyabaye kuri uyu muhungu mentalema ntabwo akiri Nico Williams abantu barebye ijisho ryiza. Ngiye ukuyeho n'imibare kubera ko kiragiye nabwo abantu nibajye mu mibare kiragiye nabwo ntabwo ari imibare yarimo imugurisha ahantu hose. Arsenal n'umudi yamuvuzweho za Barcelona za Liverpool n'abandi bose bari bakeneye abawinga beza ibumoso, ahubwo uburyo ari electric, uburyo yirekuraga agakina confidence ye, uburyo yari yishimiye umupira ubona atanga icyizere projection ye ya kariyeri ibyo byatangaga icyizere. Uyu munsi kujya kuzana umwana wihebye uri muri iyo state of mind imeze ityo, nge navuga ko byaba ari ugutera igiceri kuruta kuzana umukinnyi ubona moralema uri hejuru uraza agahita afatiraho. Evode nibyo yavugaga ngo Arsenal uyu munsi projet yayo ntabwo isaba wa muntu kongera kujya kubyutsa impano murimo. Ni projet niba uvuga ngo Martinelli ibyo atanga ntibihagije, Trossard the same, we n'imyaka 2 kugenda imufata, zana umukinnyi muto ariko performinga kuri level yo hejuru, umuntu utanga icyizere nyine ko ntabwo ujya gutera ikarita cyangwa bazana ari babiri. Niko ndamubara nk'umukinnyi wo gutera ikarita rwose. Njye ukareba aho muri Newcastle ko hari uwitwa Anthony Gordon mbona Bayern Munich uyu mwana ari mu gahinda. Reka ture mugenzi we bahanganye ariko se agahinda kabyukirwa no hantu hanya hari yo morale cyangwa se wenda ndabyemera ariko se nibifata igihe Arsenal ga nagiri muri uzi se fe erega umunsi wa none aho wenda no turi butanu erega umunsi wa none urukumva yego impamvu nyuma yo itafata igihe yego aho yabaje situation baje gukoreramo icyambere abantu azayisoje yakoreye yo crash no masi urukumva adaptation umwaka wa mbere n'urusi tego no 25 isozo cyangwa se wenda 20 kuko afite 18 yo crash sezikurikira gusa birenzeho cyane. Hari Bukayo Saka uyu mwaka w'imikino wabaye nk'umuntu udahari cyane, umwaka utawukeneye kongera kwimprove ko bakuye n'amasaba bagwa amafaranga menshi sibyo ba Eze no mwaka wa kabiri. Nandi magambo abantu azabasanze aho ngaho niryumvikana ko
umutwaro udasanzwe wo kwikora umuzigo wa ekipe uko bisa kose ntabwo wamuremerera nk'aho yari ku munsi bahanze amaso muri Bilbao sibyo icya kabiri ekipe iri muri confiance nk'uyu mwaka wenda igikombe yanakiburetse uko birumvikana cyangwa na Champions League ariko inakibuze uko bisa kose n'ubundi mbona atari ikipe yo kujugunya umwaka utarundi sti yabigiye ariko kongera gukompeta none yanagitwara uyu mwaka bwo bikaba akarusho kongera kumva ko noho mwabaye no ekipe yanatwara no igikombe no nta gihunga ibyo mwakoze mwabisiramo kabiri gatatu cyangwa se kane sibyo nyine mwumva ko iyo environment ibizaye mugaragiye na morale raho hano nje mbona ko kongera gushitura rwose imitamugo ni nambo ni muri tubwira ngo camp ya Arsenal iriza yashidikanya neza yuko umuhungu naramuka avuye ari kavalenze neza cyane imvune yiwe uri kumva bakimubonamo icyizere rwose cyuko aza gutanga ibyiza biharaho hano nge ntabwo ndagivinga ubwo wenda ahanini fra uhari ikintu kubera hasi inyuma se zimwe nta muntu wamanika amaboko aho turabyemera uyu munsi nka 50 aka kanya wenda abatoza cyangwa se na ekipe ibifite uburyo bw'imikinire bashaka gukina mu mwaka w'imikino kuko aka kanya hari ikintu kimwe yigeze kugaruka baravuga ngo ubundi kuri Manchester City nk'uko yigeze kubigarukaho Pep Guardiola niwe ujya uvuga ngo ntago abakinnyi bose bari mu kibuga ari abakinnyi bakeneye kuza gutsinda arakubwira ati Bernardo Silva ni umukinnyi mfite mu kibuga cy'ikipe ya Manchester City utari buze gusabwa ibitego byinshi cyangwa se ama-assist ariko uburyo turi buze gukina umupira uburyo turi buze gupressinga uburyo turi buze kurekipera uburyo turi buze kugumana umupira ati ibyo bintu byose Bernardo Silva arabigiramo uruhare nkareba ku ikipe Arsenal aka kanya urareba ukareba ugasanga mu buryo bw'imikinire guhererekanya birakunda kudefanda birakunda ekipe Arsenal kure mu buryo bw'ibitego nubwo uyu mwaka ubona ko ikintu cyitwa creativity cyasubiye inyuma cyane ku ikipe Arsenal ariko Nico Williams imwe muri karite afite zikomeye ushobora gusanga atagize assist 15 cyangwa 20 ariko wajya kureba igikorwa cyakozwe mbere yuko iyo assist ijya gutangwa abari mwiza pre-assist ni umukinnyi mwiza cyane kuko physique afite imbaraga ikindi afite pace ikindi noneho gikomeye afite umupira ku kirenge ni umukinnyi w'umubora kandi iyo urebye ugishimangire nge no mu bintu bya mbere mbona sinibura hari imbere nifite abawinga b'ababola ubona ko umubora ifite ku ruhande rumwe abandi jare kuvuga ngo Arsenal igibura umuntu wakwiyamira akavuga ngo reka nshute mwizamu reka ntere cyangwa nanjye ntere abantu batatu ninze no mu gukina reka iki kintu bitanga option nyinshi ku mutoza ku bisubizo iby'imikino yakina Bukayo Saka ubona ko iyo karite asa nkaho ari we wenyine ifite mu mikinire y'ikipe Arsenal hari kandi ubona ko nawe nta giri hejuru icyo kintu muza Grisha yakimubwiye basa nk'abagifata n'abakunzi ba Arsenal ariko aravuze ukuri yaravuze ngo Bukayo Saka ni umukinnyi mwiza ariko lacking skills nyinshi z'abawinga ni umukinnyi wagutsindira igitego yego ariko si umuntu wakaremina abakinnyi bane urukumva ngo yanlocking defense ati ahubwo ngewe iyo niyo karite nye mfite wadafite niko yivugaga Grisha ati nubwo nawe afite iyo gutsinda cyane nge ntayo ngira yakarengejeho cyane Jack aranavuga ngo irimandi yayo gikinira kibusha icyo kintu rwose Jack Grealish yarakivuze gusa wenda nyine iyo urebye mu mikino ya Arsenal nanone ntabwo twahita tureba ngo umukinnyi n'imibare gusa ko byamaze kugaragara ko muri ekipe y'abakinnyi 11 bose ntabwo basabwa ibitego nubwo haba hari abari abakinnyi b'abawinga baba bagomba kuba bafite imibare ariko si cyo gusa kuko ntekereza ko mu buryo bw'imikinire akenshi nunajya no kureba no ku ma ekipe tuvuga ngo arakomeye cyangwa se n'abawinga tubona beza icyo kintu ushobora kusanga ku ruhande rumwe bafite umukinnyi ushobora kuba ari umubiteri ariko wareba ku rundi ruhande ugasanga ni wa mukinnyi w'umubora ufite umupira ku kirenge ushobora kudebloka situation mu gihe byagoranye akaba yaza agakora ikintu gishobora gutuma resulta zibona nkunganiye gatoya mujye mubona ko mbene iyo profile mu kimeze gutya ushobora nyine kuderanja adversaire pour nyine kumuderanja Pep atajya buri sezo ntashobora kwibura uyu mwaka imyaka ibishe n'idoko ariko ahavuye Grisha yarahari aba bakinnyi bashobora gutsinda ibitego byinshi mu mwaka w'imikino ariko abasitikinga bo mu mukino byanga bikunda bizi neza kubera ko uruhare runini cyane bagira
kubera ko aba abakinnyi baba bafite umupira ku kirenge bakora ibintu byinshi mu kibuga. Yego. Akenshi uba uzanasanga adversary aba yamushyizeho babakinnyi benshi kubera ko gufata umupira akerimena umukinnyi umwe babiri batatu. n'umukino wa Guardiola ukenera kuba afite possession igihe kinini. Yego, akenera abo bantu rero ntabwo ari question gusa yo kuvuga ngo uri direct kuyizamu. Yego, akenera abantu bakipinga possession hanyuma wenda uwo mukinnyi akaba yafasha byinshi n'ubwo iyo mibare yaba itari hejuru ariko akari mu buryo bw'ibitego agakereya ama espace akerimina abakinnyi ku buryo bishobora gutuma bagenzi be bashobora kwisanga muri position nziza bakaba batsinda.